namubonye ikimenyetso kingaragarira ko namubonye nuko nahageze ngasangaho umuhungu w'umusore wari urwaye ibisazi ndamusengera arakira rwose yakize ubu umubyeyi wamubyaye nawe ari gushima Imana ari gutera haleluya. Yaje hano arwaye murahahurira? Twahahuriye rwose yararwaye ibisazi none yakize ubu umubyeyi wamubyari gushima Imana ari gutera haleluya. Imana ishimwe. Amina. Nsengera umumama wari udafite umwana arabyara. Ikindi kimenyetso ngiye ku musozi wa Ndabirambiwe nsangaho hari umwana w'umukobwa nawe wari warwaye abadayimoni ndamusengera arakira. Ibyo binyereka ko Imana yampaye imbaraga. Nukuri pe. Kenshi ihora imbwira ati haguruka uje gusengera uriya muntu ufite kira kibazo runaka. Ufite ingumba ngahaguruka nkagenda nkaje kwisengera. Naje kumva nkumva ngafite inda wa mudamu wasengeye. Ikongera ikambwira ati genda hara mu bitaro usengere bari abarwayi kabona abarwayi barakiza. Ikongera ikambwira iti genda uje gusengera uriya muntu ufite ideni ryanze kumuvaho. Nkagenda nkamusengera akagaruka ari kushima Imana ati rya deni ryarishuwe. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Konko TV show aho yose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abaye mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho nukuri pe ngusabiye umugisha. Ndabakunda cyane kandi abantu ukunda ntabwo wabahisha aho wagiye. Uyu nafashe umwanya njya kwiherera. Ijambo ry'Imana yavuga ngo dufate umwanya wiherere maze usenge. Nanjye nagiye kwiherera nkuko Yesu nawe yihereraga agakwepa cyangwa se agatandukana na zimwe mu ntumwaza nubwo hari igihe yajyanaga na bamwe akajya ku musozi agiye gusenga. Nanjye ubu nagiye ku musozi witwa Rusagara kugira ngo nje kwinginga Imana nyisabe ngo nzasoze uyu mwaka neza uko turi mu mpera za 2025 kugira ngo ibibi nahuriye na 2025 sinzongeye guhura nabyo muri 2026. Nicyo cyanzanye kandi ntabwo naza gusenga ngo abakunzi banje mbibagirwe. Ni urugendo rutoroshye ariko tugomba kurukora kuko ntabwo tuzajya tugenda mu bibaya gusa. Nagusezeranya umuntu mutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ko kubona visa bigucanga umujyane Burundi. Nagusezeranya umuntu mutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika kubona visa bigucanga umujyane Burundi. Shimwa ntabwo ubeshya Mana ntabwo ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya Mana ntabwo ubeshya usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ubeshya. Yego bakunzi ba Konko TV show nkuko nabwiye yuko uyu munsi nanjye ndi mu mavuta ndi kugira ngo soze umwaka wa 2025 ndi mu mavuta y'Uwiteka. Nazamutse ku musozi wa Rusagara hari ibyo ngiye kubwira Imana kugira ngo inkemurire. Nukuri uyu mwaka wa 2025 wambereye mwiza umbera na mubi. Ndi gusaba ngo ibyambereye bibi bikurweho sinzahure nabyo muri 2026. Mpageze rero ku uyu musozi mahuriye n'umumama abaratitiye ati zo nasubiye indi mikanda atarizanye. Arangije hari ibyo Imana imubwiye arambwira. Ndangije nise umuntu twihuriye akagira ibyo ampanurira ko mfite abakunzi bankurikira ku televiziyo nje nkuranye nawe ikiganiro nabo bakamumenya bakazamuhamagara bari kure abari hafi akabaza kumusura. Hari icyaha naba nkoze?
niyo mpamvu muri kubona imbere ya kamera za Concorde TV show hari umumama uri imbere yazo agiye kutwibwira. Yesu ashimwe. Amina. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Yegereza kamikoro. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Nyirakare Beatrice. Yego. Abandi umumama w'abana 6. Yego. Uri umukristo? Ndi umukristo, ndi umwadeperi. Yego. Utuye he, usengera hehe? Ntuye mu mudugudu wa Kidaho, umurenge wa Cyanika, akagari n'aka Gitega. Yego. Sengera muri paruwasi ya Butete. Yego, Imana iguha umugisha. Hano tuhahuriye k'uyu musozi. Waje kuhamara iki? Naje kumva ijambo ry'Imana. Nje kureba na Yesu, kubera ko Yesu yuriraga imisozi, nanje kubera ibibazo nari mfite, nagiye kuri uwo musozi kugira ngo nje kwatabariza umwami Imana, nanje ndebe ko ibibazo mfite byakemuka. Yego. Yesu wamubonye se? Namubonye. Wamubonye? Namubonye. Wamubonye? Namubonye. Oh, namubonye rwose. Haleluya. Amina. Wabonye sate? Yesu namubonye, namubonye ikimenyetso kingaragarira ko namubonye, nuko nahageze ngasangaho umuhungu w'umusore wari urwaye ibisazi, ndamusengera. Haleluya. Ndamusengera arakira, rwose yakize. Ni ubu mubyeyi wamubyaye nawe ari gushima Imana, ari gutera haleluya. Yaje hano arwaye, murahahurira? Twahahuriye rwose, yararwaye ibisazi. None yakize. Ubu mubyeyi wamubyari gushima Imana, ari gutera haleluya. Imana ishimwe. Amina. Nose ubwo ari wowe na Yesu n'uwo muntu wari ufite umurwayi, ubwo wabonye Yesu cyane ninde? Uwari ufite umurwayi yamubonye, nanje kubera Imana yampaye mfite, nanje namusengeye arakira. Ubwo uwari ufite umurwayi yabonye Yesu, ariko nanje kurikiza ubushobozi umwami, imbaraga Yesu yampaye, nanje namubonye. Haleluya. Amina. Agise nambwiye ni Jacqueline? Ni Beatrice. Yego, Beatrice nari ngibagiye kandi mfite mushiki wanje nkunda cyane yitwa Beatrice, mboneyo no kumusuhuza. Beatrice ntabwo yarananira gufata. Beatrice, iyo duhe n'umuntu bwa mbere kuri Concorde TV show, tumubaza igihe yakirijwe, niba yaravutse akijijwe cyane niba agakiza warakabonye uri umubyeyi. Wewe wakijijwe ryari? Nakijijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. 2027? Ntago turayigeramo. 2017. Ubu maze imyaka 8 uri mu gakiza. Yego. Umaze gukizwa birumvikana uri mukuru, ufite n'abana. Umaze gukizwa ubugeze mu rusengero, uhabwa impano. Imana yaguhaye ni izihe? Imana yampaye impano y'ubuhanuzi. Yego. Yo gusengera abarwayi bagakira. Ikimenyetso ca mbere, nasengeye umusazi ku musozi wa Rusagara uyu duhagazeho. Yego. Arakira. Ikimenyetso ca kabiri cyerekana ko ndi kugena n'imbaraga z'Imana, nsengera umumama wari udafite umwana, arabyara. Ikindi kimenyetso, ngiye ku musozi wa Ndabirambiwe, nsangaho hari umwana w'umukobwa nawe wari warwaye abadayimoni, ndamusengera arakira. Ibyo binyereka ko Imana yampaye imbaraga. Nukuri pe. None se wakijwe 2017, impano z'ubuhanuzi no gusengera abarwayi nazo zahise ziza uwo mwaka cyaza zaje nyuma? Zaje nyuma, ntabwo zahise ziza. Icya mbere nabatijwe mu mwuka wera. Yego. Icya kabiri ubwo mbatizwa mu mpano y'ubuhanuzi. Yego. Icya gatatu ubwo mbona iyerekwa. Icya kane ubwo mbona ibikorwa byatangiye gukoreka byo gusengera abarwayi bagakira. Yego. Wari umaze imyaka ingahe mu gakiza? Nari maze imyaka 6 mu gakiza. Yego. Nuvanga ubwo none se impano ubu turi 2025, reka tugende neza. Kandi wakijijwe 2017. Impano uzimaranye imyaka 2 gusa?
oya da ni kera ntabwo nzimaranye imyaka 2 gusa nzimaranye imyaka 7 7 yego migagaro mwaka wakijwemo neza ntago wiguhita wibuka ariko ntacyo ikingenzi nuko nanjye nakubonyemo impano z'Imana kandi bwo bwa mbere duhuriye hano ku musozi hari icyo bitwaye ntacyo nge rero nkunda abahanuzi pe uzi impamvu mbakunda tekereza uriyicariye umuntu araje akubwiye ati muri uriya mwaka bizakugendekera gutyo abo bantu ukumva nabanga oya ntabwo wabanga niyo mpamvu rero nanjye nagukunze akoze nje se wankunze nanjye nagukunze icyatumye ngukunze yego nawe nakubonye nkubonamo umukozi w'Imana Imana ishimwe kandi ikindi nurakureba arasanga uri umukozi w'Imana ikindi nuko wazamutse uyu musozi wa Rusagara yego nibyo nabyo umuntu yabigukundira ukatwigisha ijambo ry'Imana tukumva turafashijwe yego Imana ishimwe ko twakundanye sibyo mu rugendo rw'impano y'agakiza impano yo gusengera abarwayi impano y'ubuhanuzi nizihe nzitizi wahuriyemo nazo hari igihe Imana ikwereka ibintu wajya kubibwira umuntu akagupinga ariko nyuma ikamwemeza akaguhamagara ati bya bintu wambwiye Imana yagukoreyemo nibyo byigeze bikubaho byambayeho baraturwanyije no guhanura wakwenda guhanura ukabona barahagurutse bakavuga ati yavangiwe nangwa yatewe ubwo ukagira ipfunwe yo guhanura ariko Imana yagahora ari Imana yego yaciye inzira turagenda tuzamuka imisozi ubu dufite ubwisanzure mu guhanura Imana yagahoraho yaravuze ati nimuzamuke imisozi mugende ibibaya koko twarabizamutse imiti munsanga ahantu hatara ibintu n'abantu iyo ngize ikibazo ndazamuka nkagenda njenyine nkapfukama muri iryo shamba nta n'imbwa zandya mba niringiye Uwiteka Imana karankore imirimo n'ibitangaza yarabikoze ubu ndi guhamya ubu ndi kuvuga bikemera nk'umumama ufite gurupe y'abantu 60 undi guhamya Imana niyo gurupe yitwa abatabazi ufite abahanuzi bageze muri 5 uba muri gurupe abatabazi Imana ishimwe n'ukuri none se mama urabona abantu tubatwiciriye bugufi ntago Imana yakwereka ibintu by'umuntu n'urugero kaba ufite ideni riguhangayikishije wajya gusenga ukumva Imana yakubwiye ngo genda ujye kubwira Concorde kanitangeho urugero yuko ideni afite Imana iri mwishyuri kandi wowe iryawe itabikubwiye ni kenshi ihora imbwira ati haguruka uje gusengera uriya muntu ufite kiriya kibazo runaka ufite ingumba ngahaguruka nkagenda nkaje kwisengera naje kumva nkumva ngafite inda wa mudamu wasengeye ikongera ikambwira ati genda hara mu bitaro usengere bari abarwayi kabona abarwayi barakiza ikongera ikambwira iti genda uje gusengera uriya muntu ufite ideni ryanze kumuvaho kagenda nkamusengera akagaruka ari kushima Imana ati rya deni ryarishuwe yego hari ukuntu tumvise ikibazo neza eka nkigorore sibyo Imana we wahanurira umuntu ibintu kandi wowe ubikeneye wowe Imana itabiguhaye naramuhanuriye byarahabaye yego byari bimeze ute nari mfite ikibazo c'ideni yego umuntu arampamagara ati ko bagiye guteza urugo rwanje yego wambabarira rwose ko nkuziho impano ukaza ukansengera nkareba ko rugo rwanje rutaterwa camunara nuko ndagenda ndamusengera ndamuhamagara ntuzaze tujane kuri uyu munsi ku wa 4 nzaje gusengera ku musozi wa Ndabirambiwe yego araza turajana ntipfukama ngusengere ati ufite ikibazo kimeze gute ati ni cideni ati bagiye kuza kuntereza inzu camunara ndamusengera Imana irambwira ati iki kibazo ca camunara ndagihagaritse amen
ubwo nagiye kuzumva numva arambwe ati kareti cya kibazo cyarakemutse ati inzu yanjye ntabwo ikigiye ti haleluya ndi Imana ishimwe iyo niyo Mana rero tuzakorera haleluya Imana idakora nk'abana b'abantu ubwo yarakwigaragarisha nukuri Imana ishimwe reka tujye rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana tutavuga ibyacu gusa tukibaga kuvuga ijambo rya nyiri ijambo ni karibu rwose kubwiriza ntubizi se nabyo kuko hano twakiye umuntu impano afite zose turazikoresha mu gahe gatoya tuba dufite nje ndikumva nanagukunze uko nitirango na mushiki wanje nzanagaruka ngo usure n'ubundi dukomeze twivugire Imana hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye rwose nukuri yego tugiye kuganira ku magambo ari hano muri Zaburi ibice 70 yego ibice 70 amagambo y'Imana aravuga ati yego Mana tebuka unkize haleluya Mana tebuka untabare amena abashaka ubugingo bwanje bakorwe n'isoni bamware yego iri jambo rero ndishaka kutubwira ngo niba ufite ikibazo tebutsa Imana niyo ishobora byose umwana w'umuntu wamutebutsa wamubwira uti ikibazo cya mbere yacyo akakwisekerera ariko Imana yo ntiyakwisekerera nukuri muri aka kanya rero niba ufite ikibazo bwira Imana itebuke izi gutabara aho umwana w'umuntu atagukura ariko nyakubaha Imana yo iragije kuhagukura haleluya ndabwira umudamu uri hano ufite ikibazo cyo kutabyara tebutsa nyakubaha Imana iraje gutabare ndabwira umupapa uri hano tebutsa Uwiteka Imana nyiringabo aza gutabare niba ufite ideni ryakunaniye nyiri biharaje kuri kwishurira niba ufite inzu yari igiye gutezwa cyamunara Uwiteka arahagaritse haleluya amena olele bovaya araini go lave time ni tutaya Imana ishobora byose ikoze imirimo n'ibitangaza yewe weho wari uri kurara utaryamye yewe weho wari uri kurara udasi olele bovaya araini go lave time ni tutaya Imana yarambwiye muri aka kanya ngaraje araza kwishura amadeni araza kwishura iryo deni ryakunaniye araza kuguha umwana weho wangumba we ubwire ngo amarira wari ufite Uwiteka Imana arayahanaguye olele bavaya araini go lave time ni tutaya nyiribihe Imana arambwiye ngo aje gukemura ibibazo amarira warize muri uyu mwaka nyiribihe Imana arambwiye ngo amarira warize muri uyu mwaka uyu umwaka ugiye kuza uriya mwaka n'uw'ibibazo uriya mwaka uba igisubizo kuri wowe amena Mana nyiringabo nyiribihe bidashira uri Adonai uri Samitarumbura igiti cy'inganza barumba uri ubwihisho bw'abakume ayiwe yewe Yesu Kristo turakwiteguye data wa twese turakwiteguye Mana nyiringabo turakwiteguye mwami nubwo dufite ibitugoye nubwo hari ibituruhije ariko twarakwizeye twizeye imbaraga zawe twizeye ibitangaza byawe ntaho wagiye uracakora uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite umugambi kuri twe nyakubahwa ijambo ryambwiye ngo nidutebutse Imana iraje dutabare mu bibazo byose dufite amen jambo nari mfite niryo ngiryo Mana igumugisha mukozi w'Imana ugiye gutanga nimero yawe abaragukunda nkuko nagukunze bazaguhamagare none niturangiza dupfukame hasi kugira ngo dusengere abantu bafite ibibazo kugira ngo Imana itabare uyu mwaka tuwusoze neza dutangire undi mu mahoro ni karibu gutanga nimero nyuma
dupfukame dusenge. Mikoro yagereza. Inomero zanje ni 078 yego 21 50 63 nimero ya Beatrice nde harya Nyirakarire Beatrice ni 0782150693 nizo ziba kuri WhatsApp. Ubu telefone yanje barayibye nta kimani guhe smartphone irazifite nyinshi cyane mu bubiko bwazo kuko nzi ko hari abantu bo hanze bazakenera kuguhamagara kandi bahamagara bakoresheje WhatsApp. Imana ibikore rero iki kiganiro kizajyeho WhatsApp yarabonetse kugira ngo bagirute baguhamagare. Haleluya, amen. Ngaho tugiye gupfuka muganga dusengera abantu bafite ibibazo, Imana yitamurure. Ni karibu. Ni karibu. Turagushimye Uwiteka Mana ishobora byose. Turagushimye kuko uri Imana igira neza. Uri umukozi w'umuhanga. Uri Imana iruhura abarushe. Uri Imana iha ababyeyi guheka. Abari ingumba ukabaha abana. Turabigushimiye Data mwiza. Tugushimiye kugira neza kwawe. Watuzanye muri uyu musozi wa Rusagara. Turagushimye Nyiribihe. Turagushimye yuko hari abo wakijije bari barwaye. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimye yuko hari impanuka wakuye muri uyu muhanda. Turagushimye Mana Data wa twese. Turagushimye yuko waturinze ubwo twari turi kumarire tumeze nk'intumbi zegetse, ukatuzana ukatubyutsa. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uri Adonai, uri Elohim, uri Elishadai. Izina ryawe nirishimwe. Imana yacu yahanitse ikirere. Imana yacu yadendeje inyanja. Uri Imana ifite imbaraga. Imana ya Sadurake na Mishake na Abedinego. Iyo niyo Mana tuzakorera. Urakoze Data wa twese. Urakoze kubanye natwe. Urakoze Nyiribihe bidashira. Mu izina rya Yesu. Amen.